aryoha asubiwemo ibidasanzwe nabonye mu irahira rya Perezida Kagame. Ubundi iyo wagize ibirori bikaryoha birangira abantu batabishaka. No mu muco nyarwanda tugira igihe cyo kwinegura, hamwe twicara tukarebera hamwe uko byagenze, byaba ari n'ibikosorwa nabyo bikaganirwaho muri icyo gihe. Ubaye wari mu 45 byari muri Stade Amahoro, ubwo inkuru yo kubarira abuzukuru warayicyuye, ushatse wazandika n'igitabo. Gusa nawe utari uhari, humura njye nari impari kandi naritegereje. Reka nkucire ku mayange. Mbere y'iminsi mike ngo uyu muhango ube, nari imaze igihe nibaza icyo bizasaba umunyarwanda ushaka kuwitabira ngo yibonere Paul Kagame arahirira kongera kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Iki gihirahiro ntago nakimananye igihe kinini, kuko tariki ya 8 Kanama umujyi wa Kigali wahise ushyira hanze itangazo utumira buri munyarwanda wese. Nahise mbona ishingiro ry'imvugo yumvikanye cyane mu matora igira iti aya si amatora n'ubukwe. Uhereye kuri uru rupapuro rw'ubutumire, kuko uhita ubona ko ubu bwari ubukwe koko. Icyabuze wenda ni bwa butumwa bugira buti inkunga yanyu irakenewe, ariko birumvikana kuko ntawe utwerera mu bukwe bwe cyangwa ngo yivumbi, kuko ibi byari ibirori by'abanyarwanda bose. Saa 12 za mu gitondo ab'inkwakuzi bari bamaze gufata imyanya muri stade kugira ngo bakurikirane uyu muhango nta nkomyi. Kuri iyi ncuro nta wari witwaje isinde nk'uko twabibonye mu Bufaransa, cyangwa ngo afite impungenge zaho hari bwugama izuba ry'i Kigali, dore ko ryari ryacanye koko. Hashimwe Stade Amahoro ivuguruye, dore ko yatwugamishije. Nshobora kuvuga ko abantu bahageze mu rukerera ukumva ko nibura umuhango wari uteganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Oya, Perezida yagombaga kurahira saa 9 kandi koko niko byagenze. Gusa nk'uri butaha ubukwe wese ugomba kuhagera kare, watagira ikigucika ukazasigara utegereje inkuru mbarirano kandi wari uhebereye. Hagati aho reka dushimire umuntu wazanye igitekerezo cyo kurahira saa 9. Ubushize mu kwibohora izuba ryari rimeze nabi mu gice cyicaramo abashyitsi b'icyubahiro. Ibaze rero iyo bari abakuru b'ibihugu tubicaza ku buzuba, bari kugenda batubara inkuru, bari kutunyega. Ariko ahangaha igitego twaragitsinze rwose, binjiye muri stade ritakiva. Mu gihe twari dutegereje umuhango nyirizina, twasusurukijwe n'abahanzi batandukanye. Gusa nta sereri yanze kumva mu mutwe rwose. Uwo mvuga ni umusirikare waririmbye indirimbo maze twese tukikiriza tuti nta sereri. Ijambo rya Perezida Kagame ryakoraga ku mutima. Twese twari tubizi ko ijambo Perezida Kagame ari buvuge rigomba kuba ridasanzwe, kandi rwose mudatengwa ntiyadutengushye koko. Ijambo rye ryari ryuje impanuro, imigambi muri manda nshya, amashimwe ku banyarwanda. Mbega ryari ijambo ryuzuye, rimwe umuyobozi avuga mugahaguruka mugakoma amashyi. Perezida Kagame yashimye abanyarwanda bongeye kumugirira icyizere, ababwira ko yishimiye kongera kubabera perezida muri manda nshya, anazirikana uko bitwaye mu bikorwa byo kumwamamaza. Kuri nge nyuma y'ubu butumwa numvaga icyo nashakaga gisa n'ikirangiye, kuko ibi nibyo umuturage wese aba yifuza kubwirwa n'umuyobozi we. Gusa nk'uko nabibabwiye, sinshobora guhaga kumva Perezida Kagame igihe atangiye kuvuga. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu ukwiye kugenera umugabane wa Afurika ahazaza hawo. Ashyira umucyo nanone ku bibazo by'umutekano mu karere, avuga ko rwose ushaka kurusha nyina w'umwana imbabazi, icyo abashaka murakizi. Yabwiye abashaka gufata imyanzuro mu bibazo bitabareba ko bakwiye gucisha make. Amaye amahirwe y'icyo cyizere yo kubakorera no gukorana namwe, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Akimara kuvuga iri jambo yakirijwe amashyi y'urufaya.
ubona n'abantu bagaruye icyizere ko nibura kira kabaye ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kumva ubutumwa bwarukura hazaza h'igihugu. Gusa amaso reka dukomeze kuyahanga mu kirere. Umuturage ari kwisonga kuko ubundi mbere bavugaga ko umwana ari uw'umuryango, ariko mu Rwanda rw'uyu munsi umwana ni uw'igihugu. Ninde watekerezaga ko muri uyu muhango muri Stade Amahoro hazaba hashyizwe irerero ryo gufasha ababyeyi bazazana abana bagahabwa aho kuryama, ibyo kurya ndetse n'umwanya wo gukina, kandi byose bigakorwa n'abakozi babihuguriwe, mu gihe ababyeyi baba bana bakurikirana uyu muhango. Umwana ni umutware. Muri Stade Amahoro bari bashyizeho irerero. Numvishe urusaku rw'imbunda bwa mbere. Kera nakundaga gasobanura kubi byahagera kuri filime zo mu mashyamba zimwe twitaga in Vietnam nkarindwa muri. Uribuka ko Manda ajya kubohoza umwana we, cyangwa se uribuka Chuck Norris iyo urusaku rw'amasasu yisukiranyaga hahandi ubona imirwano ica ibintu mu mashyamba. Niyo wari buzana iki, niyo wari bumbwire ko watetse iki, ntago wari bunkigura imbere ya televiziyo. Ndakurahiye rwose. Ejo bundi muri Stade Amahoro rero nongeye kwibuka ibyo bihe ubwo numvaga ibisasu byisukiranya biri inyuma yacu. Gusa kuri iyi nshuro ntibyari filime, ahubwo byari umuhango uzwi nka 21 gun salute cyangwa indamukanyo y'imbunda 21. Uyu muhango ukorwa mu guha icyubahiro abakuru b'ibihugu cyangwa mu kindi gikorwa gikomeye gifite aho gihuriye n'igisirikare. Itsinda rigizwe n'abasirikare rirasa mu kirere inshuro 21, ari nako byagenze mu Rwanda. Hanze ya Stade Amahoro hari hashizwe imbunda 5 nini zizwi nka D30 mm 122. Enye muri izo mbunda zarashe inshuro 5 kuri buri imwe, mu gihe ya gatanu yarashe inshuro imwe ari nayo ya 21. Ibi ni nako bikorwa mu bindi bihugu. Nk'umusivile birumvikana ikibazo nasigaye nibaza, ibisasi z'imbunda ziri kurasa biri kugwa he? Mu gute byari abavugaga ko byaguye hakurya y'imipaka. Ariko iki ni ikinyoma, kuko izi mbunda zidashobora kurasa mu ntera irenze kilometero 22. Nta gushidikanya ko hari benshi bibazaga aho ibi bisasu byaguye, ariko amakuru yizewe nabonye nuko mu muhango nk'uyu hataraswe ibisasu bya nyabyo, ahubwo haraswa ubusa cyangwa icyo twakwita umwuka, akagaragara ibishashi by'umuriro ndetse hakumvikana urusaku ruri munsi y'urwumvikana. Ubundi iyi mbunda irashe igisasu cya nyacyo. Nyuma yuko barashe cyagiye turi kwiyamira, dore ko n'uyu muhango udasanzwe, nibwo nasubije amaso inyuma ntekereza ko kuva navuka ari ubwa mbere numvishe isasu naryo ritari irya nyaryo. Ni ibintu dufata nk'ibisanzwe, gusa kubona u Rwanda rw'uyu munsi rutazi intambara icyo ari cyo, umwana akaba ashobora kuvuka akarinda ashinga urugo atarumva imitutu y'imbunda, mu by'ukuri ni igitangaza gikomeye cyabaye mu Rwanda mu myaka 30 ishize. Perezida Kagame yagize uruhare runini mu guca urusaku rw'amasasu mu Rwanda. Niyo mpamvu cyagihe yatorwaga ku majwi 99.18% ntatunguwe, uretse ko abanyamahanga hirya no hino ntibabura kujujura. Ese iyi nkuru wayivuga gute utavuze gushyigikirwa n'Abanyafurika? Kimwe umuco w'Abanyarwanda usangiye n'indi mico y'Abanyafurika ni ugushyigikirana, kandi koko byaragaragaye kuri uyu munsi. Uti gute? Umuhango wo kurahira kwa Perezida Kagame witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma 22 zose, harimo n'abavuye kuri cyane y'u Rwanda. Benshi mu bayobozi batabonetse muri uyu muhango bohereje intumwa zo kubahagararira. Ku rundi ruhande, ubwitabire ntibukwiye gutungurana ku gihugu nk'u Rwanda gishyira imbere imibanire myiza n'ibindi bihugu, cyane cyane ibyo muri Afurika. Kuri iyi ngingo mureke dushimire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Nduhungirehe. Ubu bufatanye singe cyangwa abandi banyarwanda byatunguye gusa, ahubwo na Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wari wibereye i Kigali yarabubonye ndetse yanga kugenda atari kocoye. Avuga ko ubwitabire bw'abayobozi bo muri Afurika no hirya yaho ni igihamya cy'imiyoborere ya Perezida Kagame. None nge ndindiho guhakana ibyavuzwe n'uyu mukuru w'igihugu. Uyu mugango wagaragaje ko ubufatanye bw'Abanyafurika bushoboka. Iyi foto ya Perezida Kagame na mugenzi we wa Seychelles yanyuze benshi. Reba uburyo Fast Sane arimo aramwenyura aho hirya. Murabizi neza, ntago navuga ibi byose ngo ngende ntavuze kuri ka karasisi kacaga amarenga ku musirikare uri ku rugamba. Bimaze kumenyekana ko Abanyarwanda aho bava bakagera bakunda karasisi, ndetse ushaka kwiteranya nabo wababuza kugera aho kabereye cyangwa kari kubera igihe habaye umuhango wa gisirikare. Nubwo ingabo z'u Rwanda zisanzwe zizwi ku karasisi gakoze neza, ako muri ibi birori
tubyemere ko kari imboneka rimwe. Impamvu ni uko benshi bagize amahirwe yo kubona amaso ku maso kajugujugu za Mir Mi-24 babonaga muri filime zikoreshwa ku rugamba. Gusa zigira kapasite ntoya yo gutwara ibintu kuko zishobora kujyamo abasirikare 8 bonyine. Zagaragajwe bwa mbere mu mwaka w'1972 n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe Soviet Union. Izi ndege zageze mu kirere bwa mbere ku itariki ya 19 z'ukwa 11 mu 1969. Iyi ndege ikaba itwarwa n'abantu hagati ya 2 na 3, umupiloti ushinzwe iby'imbunda ndetse n'umutekinisiye. Ikaba ijyamo abantu bashobora kugera ku 8. Ikindi ishobora kwihuta ku muvuduko ungana na kilometero 335 ku isaha. Reka ndeke kuvuga ku by'izi ndege cyane, reka twigarukire mu by'umuhango. Izi ndege zakoze imyiyerekano zica hejuru ya Stade Amahoro inshuro 2 ziherekejwe na ngenzi zazo zari zitwaye ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda RDF. Ikindi kidasanzwe cyagaragaye muri ibi birori ni itsinda ry'abasirikare risa n'iryerekeje ku rugamba, risa n'iryaherekeje akarasisi kose. Abarigize bari bambaye umwambaro wuzuye w'urugamba full combat ndetse bahetse n'ibikapu ku mugongo. Bitandukanye n'abandi bo ntago bagenderaga kuri za ntambwe za gisirikare, ahubwo basaga n'abiruka gake gake, ari nako baririmba yandirimba ivuga ko RDF ku rugamba ntidusubira inyuma, ni umurage w'abatubanjirije, ni ubutwari mwagaragaje, tuzabukurikiza. Iri tsinda ry'abasirikare babarizwa mu mutwe wa Special Operation Force bakurikijwe urufaya rw'amashyi kuko nibura abantu bari babashije kwibonera isura y'umusirikare uri ku rugamba, cyane cyane mu butumwa budasanzwe bukorwa n'ingabo zibarizwa muri uyu mutwe. Tuzarurasanira Ibirori birangiye rero amata yabyaye amavuta. Ubwo mu gutaha aberekezaga mu ntara, polisi y'u Rwanda yabashakiye inzira, irabaherekeza ibavana mu muvundo w'imodoka ibageza aho babasha kwigenza nta kibazo. Kuyavuga siko kuyamara gusa kuko turi kwinegura. Stade Amahoro ni nziza pe, ariko abashinzwe amajwi bazareba uko babigenza.